numwe mu bantu bagize uruhare mu kwandika lyrics z'indirimbo hafi y'indirimbo zose za Vestine na Dorcas. yego Numwe mu bantu babekinze yego indirimbo za Vestine na Dorcas. mu ndirimbo yeah. Uwitwa Chris Easy abantu muzi nk'umuhanzi si umuhanzi gusa ni mu video director. Katuvuge wenda ADPR ari imico itemera ngo wakidefiriza kwakisukisha wakitukuza wakambara mini izo ni indangagaciro zabo kandi ariko kimara kubikora ndaje ngo mutsaye kwitwa Mama Sava bamuciye muri ADPR nyuma yuko yinjire mu ruhando rwa cinema. Nyuma y'igihe gito tubona uwitwa Vestine wari usanzwe afite akanatirere ku mutwe ubona ko ari umukobwa ushima Imana n'ibike yakubise ibisuku. Indirimbo za Vestine na Dorcas inyinshi cyangwa se zose umuntu wazidirectinze ni umuntu witwa Chris Easy. Yego Kano kanya ntabwo twanamenya ngo se Chris Easy yarishyurwaga kuba barambituma ingofero umuntu witwa MI Empire. Ndagira ngo babwire yuko uwitwa Emirene cyangwa se Irene Murindahabi yafashe bano bana b'abakobwa nta cyizere na gito bifitiye kabisa batarisobanukirwa abirirwa ku YouTube channel aho bareremba amajwi araho ngatamiye gisinze cyangwa se atayunguruye arabafata bajyana kwa producer aravuga ati n'umano yanyu ni muyimurike. Uwitwa Irene yatewe amabuye n'imijugujugu n'abantu bavuga ngo arimo arabeshyaho n'abana b'abakobwa barabyuka ari n'inkuru igeze kuzivuga ngo Irene ashobora kuba ari umwana umwe muhare arimo aratereta. Ibyo ngibyo byaravuzwe ndetse anaza saga y'umubyeyi wa Vestine na Dorcas bavuga ngo uwitwa Irene ashaka kunyibera YouTube channel y'abana banje. Navuga ngo mukuru wabyo ni Gorilla hakazamo indi Erikeri yitwa Lion Heart umutima w'intare nacyo ni kinyobwa cyiza hakazamo ikindi kinyobwa cyitwa Reyo Vuduka. Yego ubwo bariyo baranyumva neza n'abantu bakunda ibintu bya football. Hakazamo ikindi kinyobwa cyitwa Gorilla Waragi. Mbibutse ko n'uru ruganda rufite uburambe kuko nirwo rwazanye bombo zitwaga ndi umunyarwanda. King Ira biri kumvikana nk'indeba kure muri showbiz icyo bavuze baba bacyumvise ahubwo reka kwihuta tugana no ku musozo w'inkuru yacu dufite uyu munsi cyangwa se w'amakuru yose twari turimo kubasangiza. Warabibonye yuko iyi weekend ishize ibirori byari byinshi hari Iwacu na Muzika Muyango yaratwitse ndetse tubona uwitwa Vestine ubukwe bwari burimbanyije. Buriya bukwe mbere kugira ikibazo mbukubazaho kibijyanye nuko twabonye uwitwa Irene Murindahabi yambikwa ingofero ndetse abenshi bakavuga ati papa w'umwana ari hehe bimeze bite. Ndagira ngo tubwire buriya bukwe wabubonye gute? Yes ubukwe ikintu cya mbere cyo ni cyiza ni bwari bwiza nanone n'ubukwe abantu bavuze yuko ADPR yateye depression uwitwa Vestine ndetse n'uwitwa Vestine atenguha ADPR. Impamvu ni zingizi uwitwa Vestine na Dorcas n'abantu bwa mbere tubabona muri interviews zitandukanye twabumvishe cyangwa se bivugira ubwabo yuko baririmba muri ADPR cyangwa se basengera muri ADPR. Bivuze ngo ADPR ni itorero ni idini ry'abasapotinze like muri talent zabo cyangwa se mu nzozi bari bafite. Yego kandi nanone bubashye ADPR nyuma y'uko witwa Vestine mbere y'uko witwa Vestine abona uriya mugabo cyangwa se abona uriya musore umupropose yuko bajya gute bazabana. Sibyo ibintu byagiye ku karubanda nyuma y'uko witwa Vestine akoze umurenge rwihishwa bakanga kubibwira abanyamakuru. Ibintu ntago ndi kubibreakinga murabizi mwese ibyo bose barabizi. Yego bivuze ngo bakoze umurenge rwihishwa nta munyamakuru nta mubrogana n'umunyarwanda n'uyu n'umubizi. Yego no mu bantu bakoze inkuru bwa mbere bavuga yuko twa Vestine yakoze umurenge rwihishwa ari indimo. Yego cyukanyemere. Yego ariko abantu bazikoze bose nta fact bari bafite kuko nta foto yari iri hanze na video kuko hari ahantu byari bibujijwe kuba wafata ifoto cyangwa se ukabagira gute wafata video. Nyuma y'igihe gito tubona uwitwa Vestine wari usanzwe afite akanatirere ku mutwe ubona ko ari umukobwa ushima Imana n'ibike yakubise ibisuku. Yakumva abantu begereye imiti cyangwa se n'abanyabwenge batangiye kuvuga bati se ibintu ntago ari AI yabikoze si Photoshop ishobora kuba yaje yabikoze ishobora kuba yaje ikamuterekaho ikisuko. Yego hagarurwa ka video k'umuntu witwa Emirene cyangwa se Irene Murindahabi agaruka kugiye bigeze kuba kwita ibisuko n'umuntu akoresheje Photoshop n'ibiki n'ibiki abatebara abana barezwe na ADPR ibintu nk'ibyo ubona kasa nkagira gute mwabavugira. Yego
katuvuge wenda ADPR ari imico itemera ngo kwa wakidefiriza kwa wakisukisha wakitukuza wakambara mini izo ni indangagaciro zabo kandi nizere yuko n'abayisilamu bagira indangagaciro ko utagaragaza ngo kirenge umutwe urumwari n'umutegarugori ibintu nk'ibyo bitandukanye bivuze ngo buri dini rigira imyemerere yayo ariko nanone tugomba kumenya yuko iyo umaze gukura ugashaka umugabo umuntu ufite ijambo aba ari umugabo mwashakanye cyane cyo tugomba kucyemera cyane ko nimba witwa Idrissa yarambwiye ati nyine yuko usuka kujya ugaragare neza ntago twakirwa yagombaga kubikora ariko akimara kubikora ajya ngumutsa yuko witwa Mama Sava bamuciye muri ADPR inyuma yuko yinjire mu ruhando rwa sinema kugira ngo umve ADPR amategeko igira kuna komeye sibyo nakano kanya ngenda umwa ADPR sinzi niba baranje cyangwa bataranje nawe ndabona nawigezamo ubutumwa sibyo kano kanya nifata nk'umwa ADPR nta muntu wigezamo ubutumwa wakengera twaraguciye umusatsi wawe ntago uzatumusubirayo umusatsi urasenga Samusoni ntago yamaze ubuzima bwe bwose atarakozwaho icyuma cyogosha ugeze kwitereka gorira kuri kamera ariko reka dushimire gorira kabisa kuko gorira n'ababyeyi wamfura we bivuze iki rero bivuze ngo ubukwe bw'umuntu witwa Vestina bwari ubukwe bwiza nubwo naramenya neza umupasiteri wabasezeranyije we ntabwo yari yaturutse muri edini cyangwa se umupasiteri ukora ku giti cye nagira umupasiteri ntabwo njya menya nimba akora ku giti cye cyangwa afite ibyo ntabwo nabimenya neza ariko by the way bwari ubukwe bwiza batanzemo kado zitandukanye bahaye impano umuntu witwa Krisizi abantu bibaza impamvu baha impano umuntu witwa Niyo Bosco abantu bibaza impamvu yambwira yuko uwitwa Santana yambwira yuko uwitwa Niyo Bosco numwe mu bantu bagize uruhare mu kwandika lyrics z'indirimbo hafi y'indirimbo zose za Vestina na Dorcas numwe mu bantu babekinze indirimbo za Vestina na Dorcas uwitwa Krisizi abantu muzi nk'umuhanzi si umuhanzi gusa ni mu video direct kuko Krisizi mu mateka ye ikintu cyamugize mu video direct ni ubuhanzi yagiye kuririmba mu marushanwa aza guhabwa igihembo cyangwa se aza guhabwa ishimwe yo kumwigisha video directing ku buntu for free yego bivuze ngo ni mu video director mwiza ndetse n'indirimbo z'ubwe muzareza zanditse ngo assistant direct ni Krisizi mukwango tukwiye wenda ko yara credit ari nawe muhanzi indirimbo za Vestina na Dorcas inyinshi cyangwa se zose umuntu wazidirectinze ni umuntu witwa Krisizi kano kanya ntabwo twanamenya ngo se Krisizi yarishyurwaga wenda kuko ari umuhanzi azi n'imvune z'ubuhanzi wasanga yanazikoreye ubuntu wenda Emile nakishyura ibikoresho ibintu nk'ibyo bitandukanye ariko izindi mu bijyanye no kweditinga n'iki akora for free bitewe n'umubano cyangwa se akanabaca make kuko umuntu nawe ukora video no munsi agakora indi ubuzima bwe bwose nuko ari umubano runaka muba mufitanye reka dusoreze kuri iki ngiki uwo witwa Santa urumva Santana nawe ari mu bantu bari muri production cyangwa se muri team yagiye ifasha Vestina na Dorcas kuba barambituma ingofero umuntu witwa Emma Empire ndagira ngo mbabwire yuko uwitwa Emile cyangwa se Irene Murindahabi yafashe bana b'abakobwa nta cyizere gito bifitiye kabisa batarisobanukirwa babirirwa ku YouTube channel bareremba amajwi aho ngatamiye gisinze cyangwa se atayunguruye arabafata bajyana kwa producer aravuga ati n'umwana yanyu ni muyimurike uwitwa Irene yatewe amabuye n'imijugujugu n'abantu bavuga ngo arimo arabeshyaho n'abana b'abakobwa burabyuka ari n'inkuru igeze kuzivuga ngo Irene ashobora kuba ari umwana umwe muhare arimo aratereta ibyo ngibyo byaravuzwe ndetse hanaza saga y'umubyeyi wa Vestina na Dorcas bavuga ngo uwitwa Irene ashaka kunyibera YouTube channel y'abana banjye iriya nkuru yanababajirene cyane iyo saga yabaye nini yabaye uwitwa Irene rero ibyo byose yarabyirengagije afata abana bajyana ku ishuri twabonaga amavideo arimo bajyana ku ishuri simbiza ashobora kuba yaranimeye n'ikigo cy'ishuri wenda akabajyana ahandi hantu hasobanutse cyangwa se ameze neza sibyo bano bana babayeho ubuzima batangiye kumva ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima bwa gisitari cyangwa se ubuzima bw'abahanzi igihe bahuriye n'umuntu witwa Emirene Irene Murindahabi yababereye umuvandimwe cyangwa se yababereye umubyeyi abamurikira u Rwanda muri talent bari bafite ikindi kintu nta kintu bigeze bamuburana nahamya yuko ari abana basoje ishuri Dorcas yashoje ishuri ejo bundi bashobora kuba barashoje ishuri batazi ikintu cyitwa kawunga
tuvugiye bahure n'umuntu witwa Irene muri ndahabi utaza ngo mbwire rero ntabwo yari akwiye kuba yakambikwa iriya ngofero cyangwa se ngo ahabwe ntabwo bari bakwiye kumuha impano gusa iriya ngo ni nk'umubyeyi kuko kano kanya ntabwo tugifata umuntu witwa Irene nka manager w'aba bahanzi ahubwo tumufata nk'umubyeyi wabo na Vesti nawe ubwe yaravuze ngo ikintu kijyanye na YouTube channel bavyuka kimara gukora Blood Shower yaravuze ngo ikintu kijyanye na YouTube channel ntabwo ari ikintu gikeneye kubura n'umuntu witwa Irene nushaka uzagitware kabisa kuko tuzi yuko aho wadukuye n'urwego wadukuyeho ni runini kano kanya no ngo dufunguye YouTube channel guhera from zero no Vestina na Dorcas yego yazamuka bitewe n'izina waduhesheje ikintu wadukoreye kuko muri music hari ikintu abantu batazi music ntabwo ikorwa na production cyangwa se video ntabwo ikorwa n'umuproducer cyangwa se n'umudirector music igirwa n'umupromoter ko kwishyura promoter ati muvugire bano bana ibintu nk'ibyo bitandukanye bivuze ngo bifata umuhanze bikamushyira ku yindi karibure kabisa niyo mpamvu ubona ko kuba Irene yarambitswe ingofero agahabwa inkoni ari ikintu gifite ishingiro ndagira ngo ugane ku musozo w'iki kiganiro ukurikije inkuru zose twanyuzemo ndagira ngo ugire icyo wibwirira abanyarwanda ndetse ugire n'icyo batangariza kuri Gorilla asigaye tugana no ku musozo Gorilla Gin Gorilla ubwayo ntabwo ari uruganda barwitwa Yego Gorilla akaba ari ikinyobwa kamanze mbabwire ngo Yego Manufacturers ni uruganda rukorerwamo ibintu bitandukanye byinshi hakorerwamo kano kanya harimo ubwoko bugera kuri bune bwa rikeri navuga ngo mukuru wabyo ni Gorilla hakazamo indi rikeri yitwa Lion Heart umutima w'intare nacyo ni ikinyobwa cyiza hakazamo ikindi kinyobwa cyitwa Reyo Vuduka yego ubwo bariyo baranyumva neza n'abantu bakunda ibintu bya football hakazamo ikindi kinyobwa cyitwa Gorilla Waragi mbibutse ko runo ruganda rufite uburambe kuko nirwo rwazanye bombo zitwaga ndi umunyarwanda ari nayo project ngira ngo yabo ya mbere niyo twamenye yego ako nagura yaramenyekanye bivuze ngo kano kanya barimo barakora rikeri nziza zikora cocktail imeze neza sibyo ndetse n'irikeri idatera hangover abanyarwanda kujya kunywa bira by'ibituburano ukarabyuka umutwe wumva wakuriye ndetse n'imbuzi ko n'akabara unyweraho badacuruza bino binyobwa Gorilla Gin Lion Heart yego Reyo Vuduka na Gorilla Waragi yego n'imbuzi kantu unywera ibyo binyobwa bitahaba tandukana na karani Kingira rero reka dusoze gutyo nyuma yuko tuba twinywereye ku kinyobwa Gorilla nuzajya wumva utameze neza mu mutwe ujye uharanira gukora isuku ku mutwe bizajya bita bigenda neza nta wundi wabigufashamo usibye Mateyamo ndabyivugira unyarukira hano Inyamirambo ku muhanda ujya Baoba Green Corner ahiri murahaze munsi ya Green Corner n'amayobera arimo ukihagera utubona icyapa kinini ni igipangu kinini gikinguye kabisa ahateganya no agaki bafite karenza kandi nuko bafite mu gikobwa bakagira no mu gihungu hepfo mu gipangu naho basukira abagore cyangwa igitsina gore bagaca n'inzara bakanadefiriza ruguru ni ahantu bogosha cyangwa se bakora retushe ku bagabo n'abasore ndetse bagasuka dread ku bagabo n'abasore ruguru bivuze ngo ni ahantu hatandukanye neza kandi hari igipangu gifite navuga ngo n'ubusitani cyangwa se n'umuharuro umeze fresh waparikamo imodoka n'ibindi bintu byinshi bitandukanye umwihariko rero wo kwa Mama Teyamo nuko bita ku bisuko byashaje kimwe mu bintu tutari twakavuze mu biganiro byacu ushaka tatuwaje mu bwoko bwari bwo bwose bagutera tatuwaje ahasigaye ibintu bikamera neza cyane Kingira reka ngushimire yego narakoze wamfura we yego ndakeka ibindi ari ibyo ngibyo bakande subscribe uraba nk'abantu uvuga ngo babikore cyangwa babireke ajya nkunda abanyarwanda ndetse n'abantu hanze y'igihugu wari wese ushoboye gupyundaho kuri sabone subscribe umuntu ushobora gupyunda kuri sabone gupyunda ni ikirundi
ukuri ni ikinyarwanda, Yego. sabone ni igifaransa, Yego. bivuze ngo mvanze indimi eshatu. Umuntu ushobora kuba yabyonda kuri sabone cyangwa subscribe abikore wamfura. Mbonereho no kwibutsa yuko iyo ukoze ukazogera ari ikintu cy'ingenzi kuko bikwereka ko uri umukunzi wacu w'inkuru zacu, kuko inkuru yose dusohoye ihita ikugeraho gatanu ku kandi. Reka ngushimire we wakanze subscribe kuri Ira Nation, reka ngushimire we wakanze subscribe kuri GB Empire mu nkuru n'ibiganiro dukora buri munsi. Jobless.